Hello, muraho neza abakunzi ba Mubwire TV. Mumeze mute? Ndabashuhuje, ndabayambiriye iminsi myinshi cyane, ndabakumbuye. Mwarambuze nari mugiye muri studio, muri Mubwire studio turi gufotora ariko n'ibiganiro turaje. Uyu munsi rero ndicaye ku kazi ndavuga ngo niki nabwira abakunzi banjye, niki nabwira abantu banjye mu kwezi gushya. Ndabifuriza ukwezi kwiza, ndabifuriza ukwezi k'umugisha, ukwezi ko guhirwa, ukwezi ko kubona neza y'Imana, ukwezi ko kwakira mwakira ibyo mumaze igihe kinini mutegereje, mwakira ibisubizo by'ibyifuzo byanyu, mwakira urufunguzo rwaho mwifuza kugera, n'ukuri mwakire. Uku kwezi kuzabe imfura, kuzababera ukwezi ko guhirwa, kuzababera ukwezi k'umugisha, kuzababera ukwezi ko kubonamo ineza y'Imana, kuzababera ukwezi ko kwaguka, imvura y'imigisha izabagweho. Ndabakunda, ndabifuriza ibyiza, kuzabe ukwezi mwaturamo amagambo meza, muvuga ibyiza, mwakiremo intsinzi, mubone ibyiza, mutanga ibyiza kandi muzahirwe. Numvishe rero nababwira ngo mugire ukwezi kwiza. Turabura igihe gito ngo umwaka urangire, ariko umwaka ntuzarangire gutya gusa, uzarangire warabonye ineza y'Imana, uzarangire ufite amashimwe mu mutima wawe, uzarangire wumva uhiriwe, uzarangire wumva hari ibintu Kristo yakoze muri wowe. Rero uku kwezi kubabera ukwezi ko guhirwa, kubabera ukwezi kwiza, kubabera ukwezi ko gukira indwara, kubabera ukwezi ko kwaguka, abari bafite ibintu mutegereje igihe kinini, abifuza urubyaro Kristo arubahe. Uku kwezi muzakubonemo ibyiza, muzakubonemo ibisubizo by'ibibazo byanyu, muzasubizwe, Kristo abumvire, Kristo abagereho, Kristo abakoreho, umva Kristo ababera igisubizo. Ndabakunda abakunzi banjye, ndabakunda kandi ndahari. Tugiye gutangira n'amasurprise, tugiye gutangira ibiganiro byacu aho muri hose. Abifuza kudutuma gutungura abantu, abifuza kwifotoza, studio yacu bano Kimironko imbere ya MTN Service Center. Ushaka kwifotoza waduhamagara kuri 07951446. Ushaka surprise ko dutungura abantu, tubwire abantu ibyiza byabo, tubabwire ko tubakunda, tubabwire ko ari beza, tubabwire ko ari ingenzi, tubabwire ko ari umugisha. Wifuza surprise, wifuza kudutuma ku muntu, wanyandikira no kuri WhatsApp kuri 0783159841. Rero amahoro y'Imana bane namwe. Uku kwezi muzakubonemo ibyiza, ukwezi muzaseke, muzarira amarira y'ibyishimo, ukwezi muzavuga amagambo meza, muzatura ibyiza kandi muzabigereho. Ndabakunda, Kristo abamera umugisha.